nongeye kuba ikaze mwe mudukurikirana kuri channel ya YouTube. Uyu munsi tugiye kubabwira inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru y'umuhinde, umugabo w'umuhinde w'umuherwe ndetse akaba yarafite amafaranga menshi cyane hano muri Afrika, wari ufite uruganda rwa sima. Uyu muhinde rero ikintu kibabaje nuko uyu muhinde yaje kwitaba Imana. Urupfu rwe rwabaje abantu benshi. Muri urwo rupfu rwe umurambo we ukaba wicajwe mu ntebe. Mu nyuma yo kwicaza mu ntebe uwo murambo we, barangiza umurambo bakawutwika hamwe n'iyo ntebe yari yicayemo. Reka turebere hamwe ibyo uyu mugabo yakoze ndetse n'urugendo rwe rw'ubuzima hano ku isi. Niba utarakanda ijambo subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo uyikande kugira ngo tuzajye tukugezaho amakuru umunsi ku wundi. Uyu mugabo wita Hasmukh Patel waruzwi cyane ku izina rya Hasu, ntiyari umucuruzi usanzwe gusa, ahubwo yari umushoramari w'umuhanga ndetse n'umugiraneza washoboraga gukora ibintu byinshi birenze ibigo bye by'ubucuruzi. Patel yavukiye mu gihugu cy'Ubuhinde mu gace bita Gujarat, ariko yimukira muri Kenya aho yashinze uruganda rw'ubucuruzi rwa sima rwitwa Mombasa Cement. Nubwo yamenyekanye cyane muri urwo ruganda rwe ndetse no mu rwego rwe rw'ubucuruzi, ibikorwa bye by'ubugiraneza uyu mugabo yagiye akora byamuhaye igikundiro cyane. Abantu benshi baramukunda ndetse bifuza kumuhora iruhande. Uyu mugabo yasengeraga mu idini rya Islam. Uyu rero umugabo bita Hasu yaje kwitaba Imana ku itariki ya 29 Kanama mu mwaka wa 2024, afite imyaka 58. Uyu mugabo yasize umurage ukomeye cyane mu bikorwa bye byo gufasha abantu. Iyo ugeze mu gihugu cya Kenya ukavuga uruganda bita Mombasa Cement, abantu bose bahita bumva uyu mugabo bita Patel ariwe Hasu. Uruganda rwa Patel muri urugendo rwa sima ni inkuru y'ubwitange ndetse no gukorera hamwe no guhanga udushya. Nk'umuyobozi wa Mombasa Cement ariwe washinze uru ruganda, yagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubwubatsi muri Kenya. Isosiyete yarakomeye cyane kwirakwira mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ikagira imishinga nka Colgate Sheets Limited muri Kenya ndetse na Tororo Cement muri Uganda. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu buryo yakoraga ubucuruzi bwe, yitondeye ibidukikije kandi akagira umuco wo guhanga udushya mu mikorere ye. Uretse ubucuruzi, Patel waruzwi cyane ku izina nka Hasu yakundwaga cyane kubera ibikorwa bye byo gufasha abantu, by'umwihariko mu baturage batuye mu turere twa Mombasa ndetse n'ahandi. Ibi bikorwa bye byo gufasha abantu byari byinshi, byibanda cyane cyane mu gufasha abanyeshuri mu kubona buruse ndetse no guha inkunga abantu bafite ubumuga. Yashyizeho ikigo cyitwa Sahajanand Feeding Center cyatangaga amafunguro ku bantu barenga 40,000 buri munsi. Abana bakomoka mu miryango itishoboye bahabwaga buruse, naho abatishoboye bakagenerwa amafunguro ndetse n'amacumbi. Ibyo bikorwa by'amahirwe ndetse n'ubugiraneza byari ibyo gufasha abana b'abakene, nk'uko byagaragaye mu nkuru ya Huxley Mwadzoya, umubyeyi ufite umukobwa wiga kuri buruse itangwa na Mombasa Cement, ikigo cy'uyu mugabo wita Hasu. Ikindi gikorwa uyu mugabo yaje gukora cyasize inkuru yaje gukora abantu ku mitima, nuko uyu mugabo yigeze gufasha umubyeyi utari ufite ubushobozi witwa Margaret Malone, wari ufite umuhungu witabiye Imana mu bitaro, ariko uyu mubyeyi kubera ko nta bushobozi yari afite abura amafaranga yo kujya kuzana umurambo w'umuhungu we. Uyu mugabo rero Patel yaje gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu muhungu ave muri bino bitaro, amafaranga ndetse n'ibyamugendeho byose aba ari we ubitanga mu ishyingurwa rye. Uyu mugabo Patel yakoze ibishoboka byose mu gufata neza ibidukikije hano mu gihugu cya Kenya, aho abaturage benshi bamufatiragaho urugero, bamufata nk'ikitegererezo cyo gufata neza ibidukikije. Ku itariki ya 29 Kanama 2024, nyuma y'indwara yihuse, Hasmukh Patel yitabye Imana mu bitaro byitwa Premier Hospital i Mombasa. Urupfu rwe rero rwashenguye abaturage benshi, harimo na guverineri wa Mombasa Abdul Swamad Nasir, wamwise umwe mu nkingi za Mombasa. Mu buryo bwa gakondo bw'idini rya Hindu, ariwe mu gihugu cy'Ubuhinde cyaturukamo, Patel yashinguwe binyuze mu bikorwa byo kumutwika. Bafashe umurambo we bawicaza mu ntebe ubwo bawutambagizaga mu abantu bawureba, nyuma uwo murambo baza kuwutwika. Umurambo we bawutwikanye n'intebe yari yicayemo, bigaragaza kugaruka ku byaremwe. Ngibi kandi babikoze gutya bagaragaza umurava we kubaho ku isi nziza ndetse no gufasha abantu. Nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo Patel, abakomoka mu miryango yafashijwe n'uyu mugabo baracyafite ubwoba bw'ibizakurikira ku mishinga myinshi yarashinzwe. Kugeza ubu ibikorwa bye byo gufasha birahagaze, kandi ngo ari impungenge ko ibikorwa bizahagarara burundu. Ariko umutekano w'umurage we ukomezwa n'inkuru zigenda zandikwa z'abamushimira kandi bafite icyizere ko ibyo yagezeho bizasigasirwa n'abandi. Uyu muherwe rero ariwe bita Patel waruzwi ku izina cyane nka Hasu, yari umuntu wakoresheje amahirwe ye mu bucuruzi bwo kubaka sosiyete nyamuntu.
ni umushoramari w'ingirakamaro washinze ibigo by'ubucuruzi bikomeye ariko agahora aharanira ko abantu bamera neza. Iyi nkuru y'uyu mugabo rero atwigisha ko ubukungu bwa nyabwo ari ugufasha abantu rero cyaje kubakura imitima kikababaza cyane ni uko uyu mugabo yakoze ibikorwa byiza kandi byinshi cyane, ariko nk'uko tubizi hano muri Afurika umuco wo kuba watwika umuntu ari ikizira. Abantu rero benshi barize bavuga bati uyu mugabo kubera iki bamutwitse, bo ku bwabo bakaba bumva ko yari kuba yashyinguwe mu cyubahiro, ariko kubwo umuryango aturukamo wa Hindu nibo bamushinguye muri ubwo buryo. Rero bavuga bati agomba gutwikwa nk'uko imigenzo yabo ibigena. Baje kumwicaza mu ntebe rero baramutambagiza yicaye mu ntebe bamuteruye, nyuma abantu bose bamureba nyine yambaye rinete agaragara, nyuma yaho baza kumurambika ahantu baramutwika. Iryo akaba ari ryo herezo rye. Reka rero dukomeze kwihanganisha abantu bose bazi uyu mugabo Hasu washinze uruganda rukomeye cyane ruzwi nka Mombasa Cement mu gihugu cya Kenya, ndetse twihanganisha n'umuryango w'uyu mugabo ndetse n'abantu bose uyu mugabo yafashaga. Twizera ko nk'uko abantu bagiye babyandika kenshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ibyo yasize bizasigasirwa, nabo bazakomeze aho yaragereje, bakomeze gufasha abantu yafashaga ndetse bakomeze bagere ikirenge mu cye. Reka ngushimire cyane wowe tubana kuri channel ya YouTube. Niba utarakanda ijambo subscribe ndakwibutsa ngo ukande ijambo subscribe mu magambo atukura kugira ngo uzajye ubona inkuru ndetse n'ibiganiro byose tuba twabacishirije kuri channel ya YouTube.